izina Ange, izina Ange, izina Angelica, izina Angela ndetse n'izina Angel ni izina risobanura intumwa y'Imana, umumarayika ukomeye, umuvugizi w'Imana. Izina rya kabiri ni Sarah cyangwa se Sarah. Iri ni izina rikoreshwa n'igitsina gore gusa, rikaba rifite amateka abakristo benshi bazi. Muri Bibiliya, muri Quran, muri Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera, tubona ko umugore wa Aburahamu yitwaga Sarah. Izina Sarah rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura umugore w'umunyacyubahiro, igikomangoma, byishimo na munezero. Ubu busobanuro bwose rero bukaba bujyanye n'imyitwarire ya ba Sarah. Mbere yuko tureba imyitwarire ya ba Sarah, reka tubanze turebere hamwe amazina afite ubusobanuro bumwe na Sarah. Harimo Sarah, harimo Sarai, harimo Sadi, harimo Sierra, harimo Sali. Abantu bitwa ayo mazina usanga ari igitsina gore, abakobwa cyangwa abagore barangwa n'ibyishimo aho bari hose. Bahorana akamwenyu ku maso ndetse bakunda kuba beza ku bigaragara inyuma. Ba Sarah ndetse n'ariya mazina twabonye ruguru afite ubusobanuro bumwe, ni abantu iyo mwabaye inshuti utaba wifuza kumurekura. Bakunda guhora bisekera niyo waba wabababaje, ariko nanone iyo barakaye bakwanga urunuka ndetse bakagusuzugura ukabibona. Ba Sarah bakunda kuba abanyabwenge cyane, ndetse icyo biyemeje gukora bagikorana umuhate wabo wose. Ni abantu bakunda gushyirwa imbere cyane. Ba Sarah ni abantu batajya bacira uwundi muntu urubanza. Ni abantu bazi gukunda ndetse bagakunda cyane imiryango yabo ku buryo no kubitangira babitangira. Ni abantu bakunze kugira impano zitandukanye, ariko nanone bagatinda kuzimenyaho. Ba Sarah ni abantu barangwa n'urukundo kandi bakaba romantike cyane. Izina rya gatatu ni Aime. Aime ni izina rikoreshwa ku mpande zose, yaba igitsina gore cyangwa se igitsina gabo. Umukobwa n'umuhungu, umugore n'umugabo bose bemerewe izina Aime. Ariko imyitwarire y'igitsina gore n'imyitwarire y'igitsina gabo ku izina Aime biratandukanye cyane. Iri zina rero rifite inkomoko mu Bufaransa, rikaba risobanura umukunzi, umukundwa cyangwa se ukunzwe. Imyitwarire ya ba Aime rero, iyo ba Aime ari abakobwa, ni abantu bazi kwiyitaho cyane. Bakunda kwambara neza no kwiyitaho muri rusange. Bakunda kwita ku musatsi wabo ndetse no ku ruhu rwabo. Iyo ubarebye bwa mbere ugira ngo ni abantu batazi kuvuga ndetse wenda ugakeka ko basuzugura, ariko iyo mumenyeranye usanga ari bo bantu ba mbere bari sociable kandi batagira umutima mubi. Ni abakobwa bakunda ubuzima butabagoye, uramenye ntuzabarushye. Ni abantu bakunda kwitabwaho cyane kandi bakaba bakunda care. Ba Aime rero iyo utabitayeho nawe rwose ntibakwitaho. Iyo umwitayeho akwitaho, iyo utamwitayeho nawe aterera iyo. Ntacyo biba bimubwiye kuba yagutakaza nk'inshuti. Ba Aime ni abantu bazwiho gukubagana cyane, ariko nanone ukaba utabafatira mu ikosa. Iyo ba Aime ari abahungu rero, ni abantu batandukanye kure n'imyitwarire y'abakobwa. Ni abantu badashyira imbere imyambarire ndetse no kwiyitaho. Icyo bashyira imbere cyane ni akazi, akazi, akazi. Ni abantu bakunda gukora cyane ndetse bakavunika, ariko bakagera ku cyo bifuza. Ba Aime b'abahungu ni abantu bakunda gutegeka ndetse wakora icyo mutemeranyijweho mugashwana ku rwego rwo hejuru. Ba Aime b'abahungu kandi nabo iyo ubabonye bwa mbere ukeka ko batazi kuvuga, ariko iyo mumenyeranye bakubagana kurusha abandi bose. Ba Aime muri rusange ni abantu bo kwizerwa ndetse ni abantu bo kugira inshuti. Izina rya kane ni Eila. Ni izina rikoreshwa n'igitsina gore, rikaba rifite inkomoko mu Baratini. Iri zina rikaba ryaramenyekanye cyane mu bihugu bikomeye muri 2013. Nibwo ibihugu bikomeye nka Amerika, Uburayi ndetse n'ibindi byinshi byatangiye kwita abana babo rino zina Eila. Iri zina rikaba risobanura marayika cyangwa se angel cyangwa se intumwa y'Imana. Iyo ugereranyije Eila ndetse na ba Ange usanga bifite inkomoko imwe ndetse n'ubusobanuro bumwe.
Ibintu biranga ba Ella ni abagore cyangwa abakobwa bakunda ibikorwa kurenza amagambo. Icyo bifuje kugeraho bagishyira mu bikorwa aho kugira ngo bihere mu magambo. Ni abantu bazwiho gukunda amata cyane ndetse ni ikinyobwa cyabo cya buri munsi. Ni abantu bazwiho kujya mu mikino y'imirwano ndetse bakareba ibijyanye n'imirwano. Ni abantu bazi kwitabara igihe bahuye n'ikibazo ndetse bakaba bazi gukora cyane kugira ngo bibesheho. Izina rya gatanu ni Phoebe cyangwa se Phoebe. Iri ni izina ryitwa igitsina gore cyangwa se abakobwa n'abagore, ariko nanone akaba afite ayandi mazina yitwa abahungu aturutse kuri aya ngaya, ariyo Phoebus bituruka kuri Phoebe ndetse na Phoebus bituruka kuri Phoebe. Iri zina rero rifite inkomoko mu Bugiriki. Abantu bitwa iri zina bakaba barangwa n'ubwenge ndetse n'ubuhanga. Ni abantu batekereza ku kintu mbere y'uko bafata umwanzuro ndetse banga guhubuka. Abantu bitwa iri zina bagira imyitwarire itangaje, baba abakobwa baba abahungu bafite imyitwarire itangaje. Ni abantu barangwa n'isoni ndetse bagakunda gukora ibintu byabo bucece. Ubuzima bwabo babugira ibanga, ntiwapfa kumenya icyo batekereza. Ni abantu bakunda kwiyitaho, baba abasore baba abakobwa bakunda kwiyitaho ku rwego rwo hejuru ndetse iyo basa nabi birababangamira. Iyo tugeze ku by'urukundo batinya kwinjira mu rukundo cyane kubera isoni bagira ndetse n'ubwoba. Bakunda gukora ndetse bazi kubika ibanga. Nimba wifuza umuntu wabitse ibanga, abantu bitwa ba Phoebe, abantu bitwa ba Phoebe, ribabitse rizaba ririnzwe. Izina rero Phoebe, izina Phoebe, izina Phoebus, izina Phoebus risobanura umunyamucyo. Abantu bitwa iri zina kandi akenshi usanga bakeye ndetse ari inzobe. Abahungu bitwa iri zina usanga benshi babita abasongarere kubera imicyo baba bariho ndetse n'imyambarire idasanzwe. Aya niyo mazina twabateguriye kuri uyu wa gatanu. Niba hari izina wifuza ko twazasobanura, manuka ahandikirwa komenti uryandikemo tuzarisobanura ubutaha. Kandi nimba hari inyunganizi ushaka kutubwira, manuka ahandikirwa komenti utugezeho icyifuzo cyawe. Reka tubibutse ko iki kiganiro gicaho buri wa gatanu cyo gusobanura amazina, kureba amazina agezweho ndetse n'imyitwarire. Wowe utarakora subscribe, kanda kuri subscribe, ukanda akazogera, inkuru zacu zizajya zikugeraho zikijyaho. Iyi yari The Week Shining Star, mwari kumwe na Tesi Ange. Imana ikomeze kubandindira naho ubutaha. Ciao ciao.